Ndi papa sava. Nukuvuga ngo ni njewe aha ni ibintu mbanze ariko ibyo bintu byararangiye. Kuki? Ibintu byararangiye kuki uba wumva waza umuhobera gutyo se ndi kumwe na sheri wawe. Guki? Ibihe bintu byarangiye? None se wowe urashaka kuza umuhobera mva ngiye bitari ngombwa akampaye akaboko. Diaspo ku buryo nsigaye nza kuguhobera ukahita unsunika amaboko yanjye kuyakuraho. Mva sheri injira mbe mvugana n'uyu muntu we bakwakira ndaje sibyo? Injira we bakwakira ndaje mvugane n'uyu muntu. Injira wawe. Murenga ikibazo cyawe ni iki? Ako Diaspo ubu kano nagake ku buryo ushaka kunsuzuguza kano gakobwa kuri uru rwego. Ese ukumva ko nyine ngiye kuza umuhobera nyine uko wiboneye ari ibintu ntago ngiye bikindimo kabisa ntago ari ibintu. Wagakwiye ku nimba umamagaye nkahagarara nkaguha ku gaciro nkakwitaba byari bihagije kuza ukankora mu kiganza. Kuriyo ushaka kumbwira ko imyaka 5 twakundanye uyicishijemo kunsuzugura kuri uru rwego. Ese undi ninde akubwiye ko byarangiye? Ibiki birangira hagati yanjye nawe? Ku buryo utekereza ukumva ko urukundo rwanjye ushaka kuruhereza undi muntu. Ariko abantu hakuki abantu tugorana koko. None se nyine niki wumva kidani nyine byararangiye ntago kwiyumvamo numva nyine bitakiri ngombwa ko nge nawe twaba tukimeza nko twari tumeze. Ukabyuka mu gitondo tukavuga ati urukundo rwanjye na Maduduru rurarangiye. Ukumva ko bishobora kwita birangiriraho. None se nge nawe twe twaranywanye ku buryo kugutandukana nawe bitari gukunda. Ubu gafata amajoro yose twararanye, ibitondo byose twirirwanye, ukumva ari ibintu nyine ugiye gucisha amazi uko gusa bikata birangira. None se ayo majoro wariraranaga nge ntiwandaranaga? Kucyumva ko nge nakuraranaga gusa. Nge ntago wandaranaga. Nimba nakigukunda nyine se nkigukunda. Kucyumva wagorana nimba n'ibintu biza bikarangira imyaka 5 se warikundanaga nge nta mutima wanjye nakoreshaga hakoraga uwawe gusa. Niba nkigukunda nyine ntago nkigukunda. Hanyuma se niba utakinkunda kuki ukunda ibyanjye? Power bank yanjye kutayingaruriye. Kutayingaruriye ra. Ukumva mfata ukanjugunya mu ndisi ariko dukoresha twanjye ukatugumana. Ariko Matudu tuvuge ko umpagaritse hano kubera power bank. Nese ariyo wansubije. Ngaho nta kibazo genda nzayitegera umunyonzi nyikoherereza. Power bank. Ese kusigaye unyikubitaho cyane. Ngaho genda ntari binzaye kuzanira. Hako ukiri kwistressa cyane. Ibi bintu nimba nakubwiye ko nge bitakindimo. Nge ntago mbese kuri nge ntago gishamaje. Kucyumva wanyihomaho nyine ukumva nyine wanyizirikaho nge ntago nkigushaka sibyo? Diaspo urahamanya n'umutima wawe neza kutakinkunda. Byararangiye ariko nicyo udashaka kumva. Byararangiye ntago nkigukunda. Diaspo byararangiye. Byararangiye nyine. Diaspo byararangiye. Byararangiye niki kintu ushaka ko nkubwira ko byarangiye? Byararangiye. Diaspo byararangiye. Byararangiye. Urashaka mbikubwire mu ruhe rurimi? Akuzi nibindi. Ugenge. Bureka ibintu nzagukorera uzabibona. Byose nge birankanga. Mu ntambwe nshobora kuba narateye nko mu myaka nk'itatu ishize n'urukundo rwanjye nawe. Ndabizi ko kubera amagambo nyine ubumbwira nyine mbere narabimenyera
nakekaga ko nyine ushobora kuba uri nk'umuhungu w'umupureya oya utugambo gusa. amagambo yanjye ajyana n'ibikorwa. Nurumva iyo ugeze muri iki gihe cyacu uba ufite gahunda, uba uri umusore ufite intego. Numva rero ntago nafata umukobwa mwiza nkawe edayiro ufite future ngo mukinishe. Numva mba nsabwa nyine kujyana ibintu gake gake, reka ko turi kumwe nyine nkakura nta hantu nyine njya nguhisha. Naga kazuba kari kukubana kenshi. Oya nta kibazo kari kugenda. Kaka oranje ariko kubiri kose karakonje. Kuri wa munsi nzakunywesha champagne gutya. Ese kuki kigo cyusigaye ufite isoni cyane? Ntago ari cyane nyine nawe unera isoni ukuntu uri kunywesha abantu bose bari kutureba. Oya ariko se abantu bari hano se buri wese aba ari mu byano ntaho twitayeho. Ku mana yanjye uri mwiza, sinjya mpaga kukureba buriya. Urakoze. Sinjye uzabona noneho ngufashe nkakuvana iwanyu nkakuzana iwacu nkagushyira iruhande rwanjye. Cyakoze nanjye uyu munsi ndawutegereje, ahubwo mba afite ikibazo kimwe. Kuko ngubu uri kumakeya umbwira utugambo twiza wanetesheje, wabona nitugera mu rugo byose uzabyihorera. Oya ntukavuge gutyo sasa. Njyewe diaspora jamais de la vie ntayarukomeza uko nyine meze. Nakwiyeretse uko ndi sinteze guhinduka, ahubwo mba mfite impungenge yuko ushobora wenda nko kuzagera mu rugo rwacu noneho kiyazika kurenga ukagira ikibazo cy'isukari nyinshi. Iyo sukari ndayikeneye, iyo nacyanwa. Nukuri ibaze ko buri gihe uko twahuye mba mfite impungenge z'ukuntu nibura nidutandukana nibura nkamara nibura nk'amasaha 2 ntakubona iruhande rwanjye. Ngira gukonja muri njye nyine nkumva ari ikintu ndi kubura ku buryo ngira urukumbuzi rwinshi. Nkumva nyine donc nyine ndi kubura umuntu nkawe iruhande rwanjye. Urumva rero naga ari ibintu nakumenyereza ubu ngubu ngo nitugera mu rugo ngo nago uzi inkuru y'umusore wagiye ku rugerero ageze gutya kubise yari mu ikosi n'abandi bajene baforeninga. Ku rugerero bagaforeninga ariko se ntabwo uzi kumwe intore nyine zijya ku murongo nyine birababyita guforeninga. Nta materime tuba dukoresha hanini, ntabwo abantu bose baba bayazi. Urumva agezeyo gutya iwana aragitangira mu mezi ya mbere yabonaga afite morale, ariko urumva nyine yagiye ku rugerero asize nyine arongoye. Nk'uko twahita dukora ubukwe icyumweru gitanga ahita njya ku rugerero. Kumva ko uhita wumva nyine urukumbuza aka kanya dufitanye. Urumva none se maze akimara rero ukwezi kwa mbere yari afite courage nk'abandi basore bose. Uko iminsi igenda ihita agenda acika intege. Abandi nyine uko nabikubwiye baba baforeninze iwana ukabona ntari tayari, iwana bajya imbere bagiye kumasha ukabona nyine arimo arahusha atera ahantu nyine batari mu gipimo. Yageze yararwara se. Urumva nyine yagize ikibazo cy'urukumbuzi rwinshi. Urumva abayobozi rero baza kubona ko uko biri kose ari ibintu bidasanzwe. Baza kubyigaho bamuha ikiruhuko, bamuha
namuhaye ikiruhuko aragenda iwana asanga umugore we yaramutegerezanyije ubwuzu bwinshi nyine hita ubyimashira nyine hita ureba naragiye tumaze icyumweru dukoze ubukwe oya ntabwo ari njye babo oya ntibikatubeho urumva ni inkuru yabayeho ageze asanga bebe nyine yamwiteguye ubwuzu bwinshi bateguye amuha n'akagwa barasomye urumva nyine nk'abantu bataherukanaga bagera kuri etape ya yegere nuko barahaguruka nyine aho bari kunywera babagiye mu cyumba nyine ubwo uwo musore akimutsikamira abaguye ku rugamba arapfasha arapfa nta n'iminota 5 amazeho ntusu yishwe n'iki se nimbara ntabyita amashyushyu se donc sinzi ikintu cyamwishe kuko neza yabaye akimutsikamira bwa mbere wana hari ukuntu utsikamira umuntu bwa mbere ukavuga ati ndaza gutegereza mutsikamire n'ubwa kabiri ariko yapfuye neza akiri ku mutsikamiro wa mbere urumva narabikubwiye ngo nidutandukana nzakwica genda ukundana imyaka 5 urangiza uyigira ibintu by'ubugoryi ushaka kunkundaniraho wowe imyaka 5 icyo kintu urimo uracyumva uri kumva icyo kintu wowe dukundana imyaka 5 nirirwa yusura nze kukureba umpamagare mwita ungira akayogeza aho ushaka hose mpari nurangiza mu gihe kingana n'isegonda rero uvuga ngo ibyo bintu birarangiye ntabwo bishobora kurangira ntabwo biri burangirire hano oya nta kibazo nimba uruntwika nta kibazo oya n'ubundi rega umutima wari urimo wawusohotsemo ntabwo ushobora kugira ngo ibi bintu ni imikino ushobora kugira ngo ni wa mukobwa babarira uko ushaka kwica umuntu wowe bigeze irica ngo bigeze irica uri kubona ari nduri muri bigeze hano uri kubona ari nduri muri bigeze ndagira ngo nkumenyeshe ko ndi bumutwika aho gukaba umuntu Papa Sava Manudi Papa Sava Nasiraka mu byumvikane imyaka 5 ugashaka gukira have ngwino muze oya nanyice si ushaka kuntwika babibona si ushaka kuntwika ku karubanda Madudu bitenene hariya bose kandi batamutwika abanyabigenderaho eko Madudu ngenda mutwika niba ushaka muhamagaza wowe maze na essence mukabidohana cyane mwaka ikibiri ugiye gutwika diaspora hanyuma uramutwika aho usigara se ubu essence wujuje wa mutwika ugasiga ugiye wamuretse sakamatwike afite ikibiri taramutwika ni ibintu by'imikino ujya kwigira ariko induri gukinira hano ko ndi bumutwika wamuretse ngaho mucome njyamubwire ngo mutwike murebe ko yamutwika nyine nabikubwiye ngaho mutwika udutwikane ngo murapfa iki ubundi niki murapfa iki ku buryo muje mu kabari k'umuntu uzanyemo essence ntubaye gufatanya ahangaha ubundi bunindi ubikuha ntabwo ufiteho cyicaye ugire ngo mutwitse wasigara ndamusiga sasa maze n'inzu iragenda ako Papa Sava reka nkubwire njyewe uyu muhungu ubona aha twarakundanye turakundana umwaka wa mbere umwaka wa kabiri umwaka wa gatatu umwaka wa kane umwaka wa gatanu Papa Sava iyo myaka yose naramusuraga nkarara nkanahira iyo nagushakaga se narakubona ziba ngase nsubiza ibyo bintu niba nagushakaga nge narakubona ntabwo wambonaga zabatagucoma watuje wowe urabura niki wacu none ufite ukarara ukamusura ukarara nkarara nkamusura ibintu byose none Papa Sava
nyuma y'iyo myaka yose arangije aza kuntera isesemi ngiye ngo urukundo rwararangiye none ngasigaye ngakundana ngo n'uyu nguyu ibyo se ni yarangiza akanya akanjugunya ngo amarangamutima ngo yararangiye ibyo se yabinzana ubwo abaye gisobaso ufite ko ari nko 30 abanza igewe bozagenda batwika tuma uza gutwika nyine njye naramubwiye ngo ni we muhungu nzabana nawe nitutabana nzakwica cyangwa njyewe njye nigukunda byarashize ntabwo njye na Safa nawe nakomeza kumwihatamo ariko mumurekanyice ahubwo njye ndi kumva aweho wakwitwika ko n'ufite ikibazo ufite ikibazo ufite ikihe kibazo none se ubundi mubaze niko muko reka arakubwira ati sinkigukunda niba atakigukunda kuki uri guhatiriza ngo agukunde ubu nawe ugiye kuba nka wa wundi uti ubukwe nubwo bari baburoze bupfuye reka mbukorane n'undi ibirori bitahe ndare mpashye ngo naseba ubu abantu bose batwisinda amezi 9 yajya kubyara ikavamo ahita yiyahura ariyahura akavuga ati ngewe uyu mwana rero buzamubyara none indi vuma se yabiyahura batwika kugira ngo wowe waravutse hanyuma se ubukugenda ukagerayo wenda tuvuge da aragukunze birakunze arakurongoye murabanye uragiye ugezeyo mu buriri afasheho rimwe afasheho kabiri mu gitondo abuteye ingumi ya mbere nibyo ushaka ngo tumugutsindire no tuzana igitenge atahaguhetse simukunda oya se ariko suri mu biki ndakurana igenda wagiye twara kabido kawe nose iyo usigaje mose ariko wituma yitwara nawe yagenda akiyahurira wese nari abatabitarangiye ko rero yaranasaze ahubwo nawe warasaze njye dukundana suko kwemera isezerano utazasoza uri muzima imyaka 5 mano ryawe reka tureke fata wenda ibyo kuryaho ntitubizi kandi mbaragenda hakarara ntabyo tuzi nta raporo baduhaye imyaka 5 benshi mu 5 mwayikundanye ni 5 n'igice 5 n'igice wenda si ukubashwanisha hagati ya mugenzi wawe uyu se mu maranye ingahe uyu we mu maranye ingahe sa amezi se nuzi sumuvuye ejo bundi se uyu ni wa wundi waryaga boss banza ubure ni sa karye nyoko none se niba atari ibanga uyu we mu maranye igihe kingana iki oya yo si sasa wundi uvuye ejo bundi se narijya maranye n'uyu ni wa wundi waryaga sorry uyu ni sasa wundi umushe nyoko hita ugenda uzinga ibintu bye nkubona ucaho hano mbere yuko aba bahaguruka nkubona uca hano ntabwe ngo muzazira umunwa wanyu ariko ubwo kuva mu maso se ko gisuko none nkubona uzinga kandi urataha ntateke n'urutwe rubi umunyumvira iyo mbesire ariko ubuzi kuba urara ahantu utishyura ukarya ibiryoshye byose sikini mukundane cyangwa babatwike namwe reka mpangane n'ikibazo mfite mu rugo n'umwe reka umva